Utekereza mu buryo bw'ijuru, utekereza mu buryo bw'abantu, utekereza mu buzima busanzwe, utekereza mbese mu mpande nashoboye kugezaho aho intekerezo zawe zagereye. No muri dictionary cyangwa se inkoranyamagambo uko yitwa mu Kinyarwanda narebyemo, ntabwo nafashe mu mutwe definition y'ukwiri, ariko ngo ni attachement à quelqu'un. Urumva attachement ufatana n'ikintu, ngo urukundo ni ipfundo cyangwa se n'umuzi w'ibiriho cyangwa se bibasha kubaho gusa. Urukundo nirwo rwaremye isi n'ijuru. Twumva ngo Imana ni urukundo, Imana niyo yaremye isi irema n'ijuru. Tuvuga ngo Imana ni urukundo, ni ikintu cy'ingenzi muri twe muri aka kanya cyo tugiye no kuvuga. Urebye uko Bibiliya ivuga, ntabwo ivuga ngo urukundo de point bivuga iki n'iki, aho kugira ngo itange ubusobanuro ariko itanga icyo rukora. Ibyo urukundo rukora uko Bibiliya ivuga, natanga ikigereranyo mvuga ngo c'est l'amour pur. Amour pur ni urukundo rutagira inenge. Nkurikije ibyo yagiye itubwira ku masomo tubashije kugenda tuvuga, navuga ko ari urukundo rutagira inenge, rutanga byose, rutanga ibyiza gusa. Noneho impande rw'abantu tuvuga tuti mu buzima busange urukundo uko tubona, nafashe mu buryo butatu. Hari fraternité, amitié na romance. Na mu Kinyarwanda hari nabyita iyi fraternité urukundo, ubuvandimwe. Hanyuma amitié vuga ubucuti, nibwo nibwo turi kubwizihiza uyu munsi nk'uko umuyobozi yabivuze. Hanyuma hakaba romance. Romance uko nayita ni urukundo rutangirira hagati y'abantu. Nk'urugero, hano mukunda kumva ngo abablonde n'abacongo. Mu by'ukuri iyo batangira abo bantu kuzura ibiri hano, namwe mu buzima busanzwe hari abantu batangira gukundana batagira icyo bapfana, bitewe n'ahantu bahuriye n'ukuntu bahuye, mukagirana urukundo. Urwo rukundo rubasha kuba fraternel cyangwa se rukaba amitié cyangwa se rukaba romance. Rero ingaruka z'urwo rukundo mwagiye mutangira mwese nizo zitanga imbuto ukurikije uko mwabitwayemo cyangwa se ukurikije application mwabitanze. Uko abantu tuvuga, uko tubona mu magambo make, ngo urukundo bavuga kwinshi, buri wese uko arwumva. Kenshi bakanavuga bakurikije uko inyungu zabo zibayobora, nyamara bazi neza ko muri bo nta rukundo rurimo. Ni nabyo bijya bivamo guhemukirwa no guhemuka. Ndavuga guhemukirwa kuko uhemuka kenshi aba ari innocent, kuko aba atarigeze akunda uwo uhemukiwe, igihe ari inyungu cyangwa impamvu zateye urwo rukundo, arizo tugiye kurebera hamwe hasi. Izo mpamvu hashobora kuba amafaranga, hashobora kuba ibyo kusambanyi, hashobora kuba ubwiza n'ibindi byinshi ntabashe kongeraho. Birebana natwe ubwacu rero kugira ngo dukurwe n'abantu bose. Aha ngaha ndavuga uburyo tunari maze kuvuga uburyo Imana uko twagenda tudukunda. Noneho se twagenza dute kugira ngo abandi badukunde cyangwa se dukunde abantu? Ni gute wakwifata mu rukundo? Nabifashemo uburyo bubiri. Uburyo
uburyo bwa mbere ugomba kwirinda kwambara uruhu rw'intama imbere y'isega ryawe. ibyo bintu mu gifaransa ni éviter de porter les masques. ugomba kwirinda wigira impuhwe ngo nyuma yo kugira impuhwe umwica uze useke Mariya ndagukunda n'ukuri umwana w'Imana nyuma umvume urimo no kubivuga kubera ko ushaka no kunyica. ibyo bintu babyita porter les masques kugira ngo ukundwe. éviter de porter les masques kuko niwambara les masques icyo bizabyara nyuma bizakubabaza wowe ubwawe, bibabaze n'ubigiriye, ingaruka ziba kuri mwembi kandi bitakagombye kubaho. uburyo bwa kabiri ni ukwirinda kuba abantu babiri mu muntu. aha ngaha ho birakomeye. aha birakomeye, tubibona no kuri Pawulo. Pawulo yaravuze ngo ninde wangiza uyu mubiri intezo ngo nifuza gukora icyiza mu kintu kikantanga imbere. iryo somo muranizi impamvu Pawulo yavuga hano ni intambara mu by'umwuka. wifuza kuba mwiza ariko nyamara hari undi muntu utuye muri wowe. uwo muntu rero yatuye muri wowe agukorera ibyo utashakaga. ugira gutya ukaza uri mu guseka mu kanya gato ukajya kubona ukabona uratunganye. abana bawe niba winjiye mu rugo abana barahindanye baragiye. hakaba n'igihe uza ugaseka koko bikaba ibyo ngibyo. mu by'ukuri umuntu ubikora iretinosa n'uko ameze n'uko ateye. ukaba ushatse uzi yuko uzabyara Imana izabimuha. niba umugenzi wawe utabibonye byiba ikibazo, ahubwo ibuka bya bihe byiza mwagiranye, ibuka ahantu mwari muri, umukunde kuko umukunda. ibibazo bibaye mu bisangire, ibyo kurya bike ntibiboneka mu bigabane uko biri, yewe ube wumva ko ari we uri muri wowe. hanyuma rero navuga ndangizanye, tureke kugira urukundo rwishushanya, urukundo ruporta les masques rwo kwiyoberanya, urukundo rumwe rugira umuntu umwe muri babiri nk'uko mbivuze, ahubwo tugire amour pur nk'uko ijuru ryavuze. ntabwo Imana irogereta na gato ko yadukunze. ibyo dukora byose uko twakwigenza kose uko turi kose iradukunda kuko idukunda. ntabwo izareka kumukunda Mariya ngo kuko ntumwicaye, izakunda Mariya nk'umwicaye kuko imukunda. ahubwo ikizakorwa ni uko hazagenda havuka intambara arizo za zindi nagiye mvuga zibasha kugukiza ubwicanyi, zibasha kugukiza ubujura, za zindi nababwiye zo kwirinda kwirwanya wowe ubwawe. niba umuntu akubwiye ati ndakwanga, wihita ukora demitungo ubwanyanga, sinzamuvugisha, sinzamwegera kuko nyanga. niba kwanga urabimenye, arabikubwiye, ntabwo ugomba kugucira umwenda. yabikubwiye kuko bivuye muri we, ugize amahirwe urabimenye. niba kwanga koko, ahubwo shaka ikintu cyiza cyatuma ubasha kumwegera. hanyuma ndarangiza mvuga ku masezerano Imana yagiye iduha muri iyi ntambara dufite. urukundo ntabwo navuga ngo rurangire, nagiye nkora hirya nkora hino, ariko ntabwo nabona icyo bivugaho. icyo navuga ni uko Imana izi ibyo yibwira ibasha kutugirira, ngo si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo turemo umutima w'ibyo tuzabona hanyuma y'izo ntambara, hanyuma y'ibyo bibazo tugira, hanyuma y'ayo makuba. niba waragize umuveshwa utaramenya, utarisobanukirwa uwo uri we, utaramenya ko wagombaga kuba tuamene, utaramenya ko wagombaga kuba authentique, ugahitamo uwo mwuzura cyangwa se ugahitamo uwo mushakana, ukajya kubona ukabona birakugarukiye, ukabona abaye wa mugabo tumaze kubona muri iriya ndirimbo ngo elle avait 2 femmes en elle. niba abaye babiri muri umwe byiguca intege, ahubwo gerageza ukomeze inzira. nugira Imana akabikwereka bizatuma ubasha gukomeza inzira. kuko natangiye mvuga ngo Imana yacu ni urukundo kandi iradukunda, ntizareka kudukunda kubera uko tumeze. ahubwo ufasha Imana kuko ntabwo twafasha Imana ngo tubishoboke, ahubwo emera kuba uri we, yereka uwo uri we. irabizi n'ubwo utayibyereka, ariko bana n'abandi wereka uwo uri we. icyo gihe Imana izabona aho ihera ngo igukize. noneho duhe za ngeso nziza z'umwuka, urukundo,
ibyishimo, kwihangana, amahoro, kugira neza ari byo ikuzanira bikuvunjira za ngeso twabonye muri wa muntu ukipotere masike uba uwirari, za ngeso zose ziri mu za kamere, iturinde ingeso za kamere, ituvunjire ingeso za kamere, itwambike ingeso z'umwuka, arizo dufite muri iki cyigisho dufite muri iki gihembwe cyose. Iki cyigisho dufite kitubere ifashanyigisho cyangwa se kitubere inzira y'aho dukwiye kunyura. Imana idufashe muri uyu munsi kandi tugirire neza kugira ngo ibyo tubashije kumva muri aka kanya bitugirire akamaro. Ibyo mbambariza nanjye niyambariza mu izina rya Yesu.